murabizi ntabwo imyaka irashira ari myinshi iyo ubona abantu bajya ku maradiyo nta soni nta kwikanga bakavuga ko bagiye gusenya u Rwanda, bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda bashyireho ubwo bashatse, bazica bakize abo bashatse ku maradiyo, bakuru b'ibihugu bakabivuga. Nk'abo bashakuje cyane bakavuga ko bagomba kugira u Rwanda nabi, sinabinyura iruhande ariko sindi buvuge byose. Niho natangiriye mbashimira kubera ko babonye ko kugira u Rwanda nabi bitoroshye. Wenda nibamara kuruhuka nyuma y'indi myaka 5 bazongera bagerageze, ariko bizaba nka kwa kundi cyangwa birusheho kuba bibi kubashoje intambara ku Rwanda. Nibyo RDF mbere na mbere ishinzwe, ugafata imbarutso ukarasa amasasu gusa, ntabwo barwanya. Iriya sasu risohoka rikwiye kugenda yanditseho izina y'uwo urigeneye. Urumva icyo nshaka kuvuga? Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni kakanya tugiye kugaruka ku makuru agezweho n'amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Guyo isasu rirashwe riba rigomba kugenda ryanditseho izina ry'uwo urigeneye. Perezida Kagame abwira RDF. Reka dukomeze iyi nkuru ikomeza igira iti Perezida Paul Kagame yasabye ingabo z'u Rwanda kuzirikana guhamya intego mu gihe ziri ku rugamba mu rwego rwo kurinda ko ubuzima bwazo ndetse n'ubw'abanyarwanda zishinzwe kurinda bwajya mu kaga. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa mbere tariki ya 25 Kanama ubwo yasozaga amasomo y'ababarirwa mu bihumbi 600 barimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abacungagereza yabereye igabiro. Mu ijambo rye yashimiye ingabo z'u Rwanda zashoboye kurinda igihugu ndetse n'abaturage ibirura bihora byasamiye kubarya. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko kuva u Rwanda rubohowe mu myaka 31 ishize nta myaka 3 cyangwa 5 ishira hatabayeho ibyugariza u Rwanda, asaba ingabo gukomeza kuba maso. Yavuze ko inshingano za RDF atari ugushoza intambara, ko ahubwo ari ukurinda igihugu mu gihe gishojweho intambara n'abanzi bacyo. Ati RDF ntabwo ibereyeho gushotorana. Ntabwo muri uyu mwuga wa RDF urimo kurwana intambara no kurasana, kandi kurasana bivuze ko harimo abapfa, harimo abakomereka, ariko ntabwo intego ari ukwica cyangwa gukomeretsa. Keretse iyo abandi batumva u Rwanda, badakunda u Rwanda, badashaka u Rwanda, bateje intambara ku Rwanda, icyo gihe wa mwuga ni uzira mu nshingano nyakuri. Icyo gihe intambara irarwanwa kandi tugomba kurwana tugira ngo tuyitsinde. Yakomeje agira ati ntabwo ari ukurwana birimo koroshya no kubabarira, turarwana bikagera kuri buri wese, yaba twe yaba abanzi b'u Rwanda, kugira ngo bibagereho banabyumve, bumve ko intambara bashoje batari bakwiye kuba bayishoza. Paul Kagame yasabye ingabo z'u Rwanda guhora ziteguye, kuko ukugirira nabi ntitumenya aho avuye, ntitumenya igihe abishakiye. Ni ukuvuga ngo tugomba guhora twiteguye. Perezida Kagame asa n'ukomoza kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC
mu myaka yashize wigambaga ko azahirika ubutegetsi bw'u Rwanda, yavuze ko ari mu babonye ko kugirira nabi u Rwanda bitoroshye. Ati nk'abo bashakuje cyane bavuga ko bashaka kugirira nabi u Rwanda, babonye ko kugirira u Rwanda nabi bitoroshye, wenda nibamara kuruhuka nyuma y'indi myaka 5 bazongera bagerageze, ariko bizaba nka kwa kundi cyangwa birusheho kuba bibi kubashoje intambara ku Rwanda. Mbere na mbere nibyo RDF ishinzwe. Perezida Kagame kandi yavuze ko kugira ngo u Rwanda rugira ingabo n'abashinzwe umutekano bahora biteguye guhangana n'abashaka kugirira nabi igihugu, bisaba neza kumva izo nshingano, haba kubashinzwe umutekano no ku gihugu ndetse nko gukora nk'uwikorera. Perezida Kagame kandi yibukije ingabo z'u Rwanda n'abandi bashinzwe umutekano ko imyitwarire myiza ari ingenzi mu kuzuza inshingano zabo. Yababwiye ko mu gihe bari ku rugamba aba ari ngombwa guhamya intego bakirinda gusesagura amasasu. Ati ntabwo ari ugufata imbarutso ukarasa amasasu gusa, ibyo ntabwo ari ukurwana. Ririya sasu risohoka rigomba kugenda ryanditseho izina ry'uwo rigeneye. Gufora murabizi, ariko ntabwo ari ugufora ngo urekure isasu gusa ngo rigende, urafora rikagenda ugahamya. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari nk'ibisasu bihenda cyane ku buryo hari n'ibigura 5,000 by'amadolari, mu manyarwanda nagera muri miliyoni cyangwa narenga miliyoni 6, byagera no muri miliyoni 6 zikanarenga. Abwira abasirikare ko kudahamya intego bisobanuye ko byaba ari ugusesagura amafaranga. Yabwiye abasirikare kandi ko kudahamya intego bisobanuye kwicukurira imva ndetse no kuyicukurira abo bakwiye kurinda birangira bagezweho n'umwanzi.